uko dukwiye kuba tuzuzuza bidusaba imbaraga zitandukanye ariko nyinshi. Abadashyiramo imbaraga ubwo baba bafite impamvu. Harimo bitewe n'uko ibihugu byabo biteye cyangwa icyo bifite, harimo n'abateta. Nabonye umuntu uvuga ngo atete hano. Reka mbanze mbasubiremo amazina mbere na mbere. Abona twakiriye indahiro hari Dr. Solange Uwituze, Dr. Esther Kayitesi, Dr. Charles Murigande, Dr. Didasi Nshimiyimana ndetse na Dr. Jules Marius Ntete. Ibyo guteta uzabyitondere, ariko ni brave, nta kibazo, ushatse wakwitetera. Rero ariko ibyo navugaga ni ukuvuga ko nk'igihugu cyacu bitewe n'aho tuva aho tujya, ibibazo by'umwihariko igihugu cyacu gifite ubundi bishaka ko dukora ndetse bidasanzwe, tugakoresha ubushobozi bwose tuba dufite, ubumenyi, ubwenge, ariko byose bikajyana n'ubushake umuntu akwiye kuba afite kugira ngo duhangane n'ibyo bibazo. Ibibazo byo ni byinshi, bimwe birakemuka ibindi bikavuka, ibibazo bihoraho ntabwo, ndetse bitewe natwe aho tuva n'aho tugeze n'aho dushaka kujya. Ubwo ndacyavuga u Rwanda bidushakaho imbaraga nyinshi n'ubushishozi n'ubwitonzi. Nubakiye kuri ibyo, ngira ngo mu minsi ishize mwabonye itariki 4 z'uku kwezi turi muri Amerika, muri Washington DC, gusinya amasezerano y'amahoro, kandi twarabikoze. U Rwanda rwasinye amasezerano, rubishaka, rubyemera, kandi ruzanakurikiza ibyo rusabwa kugira ngo ayo masezerano bigenze neza n'abandi bakuzuza inshingano zabo, bibe byatugeza ku mahoro. Ariko inzira nk'iyo yo ntabwo iba yoroshye, nayo iragorana. Hari abatavugisha ukuri, harimo byinshi abantu baba bifuza ndetse bitari amasezerano, cyangwa se bumva byari bikwiye kuba byari mu masezerano kubera ko ariko babibona. Ariko amasezerano bivuze ko hari, ntabwo ubona byose ibyo wifuza, ariko ubona ibyangombwa, n'undi akagira ibindi abona. Tujya kujya muri Amerika icyo gihe, mu by'ukuri hari hamaze iminsi, ibyumweru, ndetse nubwo tujya kujyayo no kuri uwo munsi twagiyeyo, bamwe twahagurutse hano, hari imirwano
ndetse nayo ku gice kimwe itubahirije ibyari byarasezeranywe mbere y'aya masezerano twari tugiye gusinya. Twagiye rero biriho, ntabwo byavutse nyuma y'amasezerano cyangwa ntabwo byabaye kubera amasezerano. Hari ubwo njya mbona mu nyandiko abantu batandukanye bandika ko amasezerano abantu banyuranije nayo, bigasa nk'aho twamaze gusinya ibintu byari mu buryo hanyuma twagaruka hakaba ariho iyo mirwano iba. Ntabwo ari byo, kugira ngo mbivuge ko atari byo.